Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko iki tuba tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa, nuko ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagerwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora, ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe ututsinde ikintu busabwa, nuko kujya kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujya aho hasi hasi umukara nditse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose kizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda, ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo agenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga biba biri gukunda kuza mu kizami. Kanda subscribe hasi rero kugira ngo ibyo byose ninjya mbishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626, utubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, gufashe kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukundira ngo uze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online aho duha amasaha ubonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukaba twizeye ko nugerwa uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ukeneye kwiga mudasobwa, koresha iyo nimero tuze tuyikwigishe. Ukeneye ko tuguhugura, warigishije amategeko y'umuhanda ariko mbere y'uko ujya mu kizami ukeneye guhura n'umwarimu, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho. Iyo bavuze ngo ishusho y'icyapa bari kuvuga ese icyo cyapa ni mpande eshatu, ese icyo cyapa ni uruziga, cyangwa icyo cyapa ni mpande enye. Rero kino cyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kure amanota uri buze kugira kuri 20. A iravuga ngo isoko ry'amatungo, B ivuriro ry'amatungo, C uruzitiro rw'amatungo, mu gihe kude bari kutubwira ngo akayira k'amatungo. Hano urabona isoko kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso kikuri nta kindi ni D, akayira k'amatungo. Kino cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira aho bishyirwa mu ntera ingana na metero 150 kugeza kuri metero 200 y'ahantu habyerekana. Baba bakubwiye ngo akayira k'amatungo, ukagenda urugendo ruri hagati ya metero 150 na metero 200 kugira ngo ugere kwa ku kayira k'amatungo. Bikaba biburira, tukaba tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Iyo video narayigukoreye iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, wasubiraho ukayireba. Wabona utari kuyibona ukanyandikira ni kuri 0789351626, nkayigwa mu gihe kitarenze iminota 2. Nkunda kuba ndi online. Kibazo cya kabiri kikabaza ngo ahatari mu nsisiro umuyobozi wese ugenza ikinyabiziga kimwe cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burenga ibiro 3500 cyangwa bifite uburebure bwite burenga metero 10 agomba, keretse yanyuze cyangwa agiye kunyura ku bindi binyabiziga, gusiga hagati y'ikinyabiziga cye n'ikimuri imbere umwanya uhagije kugira ngo ibinyabiziga bimuhiseho bishobore kuyigobeka bidateje impanuka igihe bibaye ngombwa. Ariko ibyo ntibikurikizwa mu bihe bikurikira. No kuvuga ngo kino kinyabiziga gifite uburemere bungana gutya,
ibiro 3500, kikaba gifite n'uburebure burenga metero 10. Murumva ni rukururana, ibigomba gusiga umwanya uhagije hagati yayo n'ikinyabiziga kikiri imbere, kugira ngo n'uba utangiye kuyinyuraho aribyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukuyitepasa, ukabona hari ikindi kinyabiziga kije uhita uyigobeka udateje impanuka. Ariko bari kutubwira ngo uwo mwanya aba ashobora kuwureka, uyu muntu utwaye ino rukururana aba ashobora kuwureka ntawusige hagati ye n'ikinyabiziga kimuri imbere ngo mu bihe bikurikira. Ryari hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa kunyuranaho bibujijwe. Bengo igihe ibigenda mu muhanda ari byinshi, se ikavuga ngo iki? Se ngo mu duce tw'inzira nyabagendwa kunyuranaho bibujijwe, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, kandi nkeke ko usobanukiwe icyo kino kibazo kibaza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni mu gihe ibigenda mu muhanda ari byinshi hari ambutiyaje, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa kunyuranaho bibujijwe. No kuvuga ngo utwaye rukururana uba ugomba gusiga umwanya uhagije hagati yawe n'ikinyabiziga kikuri imbere, kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uguturutse inyuma n'abagiye kukunyuraho akabona hari ikindi cyaje kimusanga ahigobeke adateje impanuka. Ariko mwanya uba ushobora kuwureka mu gihe ibigendera mu muhanda ari byinshi, kimwe no mu duce tw'inzira nyabagendwa kunyuranaho bibujijwe. N'ubundi ugeze ahantu kunyuranaho bibujijwe, uwo mwanya uba wawureka. Cyangwa se ibigenda mu muhanda ari byinshi hari ambutiyaje, n'uwo mwanya uba wawureka. Ndakeka ko waramutse ndizera ko waramutse yandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo kunyura ku binyabiziga bindi uretse ikibiziga bibiri bibujijwe ahakurikira. Bibujijwe hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo hafi y'iteme iyo hari umuhanda ufunganye. Iyo bavuze iteme ni kimwe no kuvuga ngo ikiraro. B, hafi y'aho abanyamaguru banyura. C, hafi y'ibice by'umuhanda bimeze nabi. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri. Ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri, B ikaba ari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba ari iso cyanyacyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni D, ibisubizo byose ni ukuri. Kunyura ku bindi binyabiziga birabujijwe uretse ikibiziga bibiri. Muri make ntiwemerewe kunyura ku makamyo, ku modoka. Uba wanyura kuki? Kuri za velomoteri z'ibiziga bibiri, amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, n'ibinyamitende. Ikibazo cya kane kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ni zino modoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ese umuvuduko wazo ntarengwa mu isaha ni uwuhe? Hano ibisubizo bine baduhaye hitamo kimwe cy'ukuri cyandika ku papuro. Ngo kilometero 60 mu isaha, B kilometero 40 mu isaha, C kilometero 25 mu isaha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu isaha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Bibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu. Fata telefone yawe tubwire akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame, tuguha imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe uhita utsinda. Uri kure bitagukunda guze twigane mu ishuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katagukunda guze twigane mu ishuri, turakwigisha mu buryo bwa online, aho duha amasaha ubona abonekaho ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka, tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, tukakwigisha tukaba twizeye ko nugerwaho uzakora rimwe ugahita utsinda. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ndakeka ko hano iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 60 mu isaha. Rero wahisemo andizera ko nikiramuka kije mu kizame urakora mu kanya urahita ugikora. Noneho amavatiri y'ifasi aba ari kilometero 75 mu isaha. Noneho imodoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, ziba zigomba kuba zifite umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Hatari mu nsisiro
umuvuduko ntarengwa wa velomoteri akaba ari kilometero 50 mu isaha. Zino modoka zo zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange tubonye ko ari kilometero 60, ariko ibyo bindi mvuzeho baramutse babikubajije impamvu babivuzeho nuko mbazi ko babibaza uhite ubikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A ngo hatangirwa serivisi ni muri metero 30. B umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. C umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Hano urabona kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndiriza ko cyanya cyo amaze kucyandika mu papuro iso cyukuri nta kindi ni C umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Turahisemo se ndiza ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, nkuko nababwiye tugira amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Ushaka YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe iyo video uramara kwisoza nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo amatara ndangacyerekezo agomba kuba agizwe n'ibintu bifashe ku rumuri rumyatsa biringaniye ku buryo bigira umubare utari igihagwe ku mpande z'imbere n'inyuma z'ikinyabiziga. Ayo matara bafite amabara akurikira. Ese ayo matara abasate? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kurabona turi buze kugera kuri 20. A ngo amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo. B ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, na B ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ay'inyuma abasa n'icunga rihishije. Hano urabona iso cyukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cyukuri nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Amatara y'imbere aba yera cyangwa ari umuhondo, mu gihe ay'inyuma batukura cyangwa se n'icunga rihishije. Wari wahisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Wari wahisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko nta manota baguha. Ugomba guhitamo C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, ko mu kibazo cyacu baduhayemo ibisubizo bibiri ari byo A na B. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo nijoro igihe ijuru rikeye itara ribonesha icyapa kiranga nomero y'ikinyabiziga rigomba gutuma izo nimero zisomerwa nibura mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wasoma zira nimero ziba ziri kwa kiriya cyapa kiranga ikinyabiziga, ari byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni plaque. Ese muyihe ntera? A ngo metero 150, B metero 50, C metero 20, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 10. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Iyo bavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, abantu benshi bahita bagira ngo ni saa 11:45 bugiye gucya, kandi ntabwo ariko bimeze. Birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo. Nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None riratara ribonesha kuri plaque riba rigomba gutuma zira nimero ziba zanditseho twazisomera mu ntera ingana iki? Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugitamo. Ndiza ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso cyukuri nta kindi ni C muri metero 20. Waba uri muri metero 20 ukaba wasoma zira nimero ziba zanditse kuri plaque, ari byo bita ngo icyapa kiranga ikinyabiziga. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibyapa byerekana icyago kidahora kandi bigenewe kwerekana aho bagana cyangwa aho berekeza umuhanda nk'igihe cy'impanuka cyangwa hari imirimo ikorwa mu muhanda birangwa n'amabara akurikira. Hari icyako kidahoraho, ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga, biba ngombwa ko inzira mwacagamo muhindura. Cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda birawufunga, hari imirimo iri gukorwa mu muhanda bari kubitiyura, biba ngombwa ko aho hantu haguyemo ibitaka byafunze umuhanda mutahaca muraca handi. Aho muraca rero handi bashyiraho ibyapa. Ese ibyo byapa birangwa no kuba bifite yahe mabara? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cyo kuri ucyandike ku papuro. A ngo umweru n'umukara, B umweru n'umuhondo, C ubuso bw'umweru gusa, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo.
ndizera ko iso cyanya cyo maze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta iso cy'ukuri kirimo? Ese icyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Ni ukubera ko bakoresha ibyapa biranga. Icyo cyapa kiranga bakoresha kiba gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ubwo amabara yacyo aba ari ubururu n'umweru. Iyo badakoresheje ibyo ngibyo biranga, bakoresha ibyapa bitegeka, bakubwira ngo icyerekezo gitegetswe ni ugukata iburyo gusa kubera ko wenda ibumoso hari ikibazo, cyangwa se ni ugukomeza imbere kubera ko iburyo cyangwa ibumoso hari ikibazo. Bari kukwereka ibyerekezo bitegetswe, ubwo bagahita bakoresha ibyapa bitegeka. Kandi nabyo biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Muri make amabara yabyo aba ari ubururu n'umweru. Hano hari ahantu wabonye handitse ubururu n'umweru, ntaho. Niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko niba kigwa mu kizamura akora mu kanya bashyizemo ngo ubururu n'umweru, uhita ugihitamo kiraba ari igiso cya nyacyo. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu ugenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifunga w'ibiziga 4 ni ubuhe? Ngo toni 24, B ngo toni 10, C kaba ngo toni 16, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo toni 53. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni A, abari toni 24. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 10 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Ese iki cyapa urabona gifite ishusho, ese ni uruziga, ese ni mpande enye cyangwa ni mpande eshatu? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Hano dufite ibisubizo 4, hitamo kimwe. A, hegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryapfumutse. C, ahegeye icyago kidasobanuye ukundi, mu gihe kuri bari kuvuga ngo imbere hari hatangirwa serivisi. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahegera icyago kidasobanuye ukundi. N'iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biburira, aho birangwa no kuba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iyo batavuze ngo mpande eshatu umuzenguruko utukura, uzumva bavuze ngo ni mpande eshatu mu ibara ritukura. Iyo batavuze ngo ubuso bw'umweru, uzumva bavuze ngo ubuso bwera. Ibyo byose aba ari kimwe. Hano ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Mbibutsa ko kode ziri koneka aho waba uri hose mu gihugu. Nyandikira ngufashe ko na kode nziza, nguhe n'imyitozo iragufasha kwitegura neza kugira ngo nugerwaho uzakorera imwe ututsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye kwiga uri kure bitakunda guze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ariko ufite akazi katakunda guze twigane mu shuri, urabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga. Tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu aho waba urose mu gihugu, tuvugana unabireba n'ubundi ni nkaho tuba twicaranye. No mutwanye cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tuyafashemo. Ikibazo cya 11 kikaba avuga ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Ikibizirikanyije kigaragazwa ku buryo. Hano ibisubizo 4 baduhaye. Ango agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Bengo itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande n'itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe bizirikanyije kimuritswe, bikaba ari ibiso by'ukuri. Aho ni kuri C, mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rishishe rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ese waramutse utamo B? Ese waramutse kwandika ku papuro utari wahisemo? Ndiza ko ari ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bwera, nta kirango. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, ngo tanga inzira.
B icyago, C icyerekezo kimwe nta kibasobanuriye ni wa muhanda winjiramo ugakomeza utemerewe gukata ngo usubire inyuma, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo ntihanyurwa. Hano urabona isomo kuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo amaze kugitamo, ndizera ko isomo cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano isomo kuri nta kindi ni A, tanga inzira, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda byo gutambuka mbere. Iyo bakoze ngo iki cyapa gisobanura iki, uvuga ko ari tanga inzira, ariko hari ubundi buryo bubiri bakibazamo kino cyapa. Bashaka kukubaza ngo iki cyapa gisobanura iki mu nkomane. Muri make ahantu hahuriye imihanda utanga inzira ku binyabiziga bigenda mu muhanda munini wegera. Noneho bashaka kukubaza ngo iki cyapa gisobanura iki aho banyura bazengurutse. Noneho ugisanze mu byo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompuwe. Utanga inzira ku binyabiziga biri ibumoso, kubera ko iyo ugiye kwinjira hari abanyura bazengurutse winjira iburyo, ibinyabiziga biri ibumoso bwawe biba byagutanze kuhazenguruka. Bakikubaza nta kintu barengejeho ugasubiza A ivuga ngo tanga inzira. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku bapapuro. Utari wahisemo ndiza ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo ahatari hejuru cyane y'ubuso bumurika hamatara ndangambere na ndanganyuma ntiyashobora kuharenza ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo metero imwe na santimetero 50, B metero imwe na santimetero 75, C metero imwe na santimetero 80, mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona isomo cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza kino kibazo neza bajya bagihindura, bakibajije neza gutya bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 180. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze bazabashize ziriya metero bazishyize muri santimetero. Urabizi metero imwe ibingana na santimetero 100, kuvuga ngo metero imwe na santimetero 50 no ngo metero imwe n'ibice 50 no wango santimetero 150, ibyo byose aba ari kimwe. Ndakeka ko hano rero wamaze gutemeza cyo kuri, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. N'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta iso cy'ukuri kirimo. Ese ko nta iso cy'ukuri kirimo, icyakagombye kuba iso cy'ukuri ni ikihe? Aba ari metero imwe na santimetero 90. Ubwo nujya mu kizamu ukabona noneho bavuze ngo metero imwe na santimetero 90, uhita ugihitamo nicyo kiraba ari igisubizo cyanyacyo. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri rumaro kikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira. Umuyobozi w'ikinyabiziga aguturutse inyuma akweretse ko ashaka kugudepasa. Kugira ngo umwereke ko wabibonye, hari itara ukoresha riba risa icyatsi kibisi, ariko se riba rigomba kuba riri he ku kinyabiziga cyawe? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C inyuma hegera inguni y'iburyo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Utari wahisemo B, ndizera ko n'ikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse itakora? Ibyo se bibaho byabaho ryari? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. A ngo igihe kigenda hamanuka, B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, C igihe gifite feri y'urugendo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose nibyo. Kwibutsa ko ukeneye irindi somo bitewe n'ibiri kuhugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe kugira ngo nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Waba ufite igihe gitoya uri kubona iryo somo rishobora gutinda, ugahita unyandikira kuri WhatsApp 0789 nkagushakira ibyagufasha kugira urajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko rero hano igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Iyo ikinyabiziga kiri kugenda mu muhanda gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, moteri ntiba yaka,
vitesi ntibikora, uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntiba yaka ndetse na vitesi ntiba iri gukora igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Mujya mubibona nk'igihe cy'impanuka hakaza ikindi kimodoka kikaza kigukura icyo ngicyo cyari cyakoze impanuka, uretse rero kuba kiri kugendesha imipine gusa, moteri ntiba yaka na vitesi ntiba iri gukora. Niyo mpamvu duhisemo B igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, niyo mpamvu tuyanditse ku gapapuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo umurongo mugari wera ucagaguye ushobora gucibwa ku muhanda kugira ngo ugaragaze ibi bikurikira. Kugira ngo ugaragaze ibiki? Ngo inkombe mpimbano z'umuhanda. B, ahagararwa umwanya muto n'umunini. C, ahanyura abayobozi b'amagare. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, so cy'ukuri cyandike wa papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo rero, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ni iso cy'ukuri nta kindi ni A, kugira ngo ugaragaze inkombe mpimbano z'umuhanda. Muri make aho umuhanda ugarukiye, inkombe mpimbano z'umuhanda. Ndakeka ko waramuzamo A, ndizera ko waramutse kwandika ku papuro. Ibibazo biragaruka, urajya mu kizamura akora mu kanya ubona ibibazo 10 biragarutse byo mw'iki kizame kimwe umaze gukosora. Aba ari ingenzi rero gukanda subscribe kugira ngo ikintu cyose kiza ujye urahita ukibonera ku gihe. Wagira ikibazo urampamagara cyangwa ukanyandikira nkagusobanura. Serivisi yo gusobanura ikibazo cyose waba wagize mwa kino kizame iba ari ubuntu. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku kifungiyeho, uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ntibugomba kurenza ibihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, ngo metero 11, B, metero 10, C, metero 7. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, iso cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, metero 7. Utari wahisemo C, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku muzamuko cyangwa ugacura ibya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri. A, ngo feri yo guhagarara umwanya munini. B, feri y'urugendo. C, feri yo gutabara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igiso cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, feri yo guhagarara umwanya munini. Bari banabitubwiye mu kibazo baratubwira ngo imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese iyo umuyobozi w'ikinyabiziga atakirimo kiba kiri kugenda? Oya, haba harimo feri yihe? Feri yo guhagarara umwanya munini, kuko iyo umuyobozi atari mu kinyabiziga kiba gihagaze. Ndakeka ko waramusamo A. Noneho feri y'urugendo ni ya yindi birimo ituma ikinyabiziga gihagarara ku buryo bwizewe kandi nyabwo kandi bubangutse uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se ahaterera. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa igihe feri idakora neza. Rero ndakeka ko ibyo bibazo bitatu niba bikubaza uzaba wabyumvisheho, niyo mpamvu babivuzeho hakiri kare kugira ngo nuhura nacyo mu kizamura akora mu kanya uhita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda, niyo ntego yacu. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahantu ho kugendera mu muhanda yerekanwa n'ibimenyetso bimurika, ibinyabiziga ntibishobora kuhagenda. Ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Iyo bavuze ibimenyetso bimurika bari kuvuga feruje niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Biba biri kuyobora ibinyabiziga bikoresheje amatara atatu ariyo umutuku, icyatsi n'umuhondo. None hari ahantu ho kugendera mu muhanda herekanwa n'ibimenyetso bimurika. Ese ibinyabiziga ntibishobora kugenda bimeze bite? Ara ngo biteganye, B, ngo ku murongo umwe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri biteganye cyangwa se ku murongo umwe. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo.
ese hano urabona isomo kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, isomo kuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko isomo twamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo kuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta isomo cy'ukuri kirimo sasa? Nukwira ko ibinyabiziga batubwiye ngo ntibishobora kuhagenda biteganye, kandi abantu benshi mwatembere hano mu mujyi wa Kigali hari igihe ubona nk'imihanda ibijya mu cyerekezo kimwe. Birashoboka ko ikinyabiziga cyahagarara iburyo ikindi ibumoso kandi biri kujya mu cyerekezo kimwe, bikaba birateganye. Iyo vuze ngo bintu birateganye, niba nanditse inyuguti ya H n'uturongo tubiri duhagaze duteganye n'akarongo gatambitsemo hagati, ubwo ikintu cyitwa gutegana murabyumvishe. Rero biba bishoboka ko ikinyabiziga cyategana n'ikindi bigeze hari ibimenyetso bimurika ku murongo umwe. Byo murabizi, none se ubundi bitari ku murongo umwe byaba biri kuki? Kimwe kiba kiri imbere ikindi kiri inyuma, biri ku murongo umwe. Bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye kandi bishobora kuhagenda biteganye. Ntibishobora kuhagenda ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi inyuma, kandi bishobora kuhagenda biri ku murongo umwe, kimwe kiri imbere ikindi inyuma. Rero niyo mpamvu duhisemo ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, kubera ko bavuze ngo ntibishobora kuhagenda biteganye ngo cyangwa ku murongo umwe, kandi bishobora kuhagenda biteganye bikaba byanahagenda biri ku murongo umwe. Ndakeka ko umenya impamvu duhisemo de. Ndizera ko usobanukiwe, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora kandi ugikore kitakugoye. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabajijwe mu kino kizamini cy'uyu munsi kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. Ibi binyabiziga ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5. Toni ni urugero rw'uburemere. Ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, bidukoresha turi kubigisha gutwara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisozo cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igisozo cy'ukuri, B ikaba atari igisozo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisozo cya nyacyo. hano urabona igisozo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isomo cy'ukuri bamaze kugihitamo, ndizera ko isomo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano isomo cy'ukuri nta kindi ni de, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ko nta gisozo cy'ukuri kirimo, cyakagombye kuba igisozo cy'ukuri ni ikihe? Icyakagombye kuba igisozo cy'ukuri ni igihe baba bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6. Naho buri mezi 6 A izaba ari igisozo cy'ukuri, B izaba ari igisozo cy'ukuri, ndetse na C izaba ari igisozo cy'ukuri. Uzahitamo D ivuga ngo ibisubizo byose ni ukuri. Hano rero bavuze buri mwaka, niyo mpamvu duhisemo D ivuga ko nta gisozo cy'ukuri kirimo. Mu gihe bazaba bavuze ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mezi 6, kuri D bazaba bashyizeho ko ari ibisubizo byose ari ukuri. Uzahita utamo D, kuko bino binyabiziga bigenewe gutwara abagenzi muri rusange, ibi bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3.5, n'ibigenewe kwigisha gutwara bikorerwa isuzumwa buri mezi 6. Ndizera ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kizeho ujye urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizame, ryaba isomo rishya, byaba biriya bibazo nkunda gupusinga, biba biri gukunda kuza mu kizame, ujye urahita ubibonera ku gihe. Nugezwaho uzakora rimwe uhita utsinda. Ukeneye kode, ese ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kwiga mudasobwa, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tukwigishe ujye mu kizame ukore rimwe uhita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ukeneye igitabo tukigusangisha iwawe iyo uri mu mujyi wa Kigali, rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashe. Muvuye gukora ubonye utsinze, fata izi video uzisharinge ku nshuti zawe kugira ngo nabo baze twigane, dukore rimwe duhita dutsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha abari hafi gukora amahirwe masa.